Kongeye turatomboye bana b'Imana kuba duhamagara na Nyagasani ahangaha kugira ngo tugere neza ku mpuhwe ze, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri uwa mbere wa Pentekosti tariki 9 Kamena 2025, ubwo duhimbaza umunsi mukuru wa Bikira Mariya, Bikira Mariya umubyeyi wa Kiliziya. Buri wese rero abe hafi kugira ngo twumve ijambo ry'Imana ritwerekeza ku by'ijuru. Isomo rya mbere tugiye kwakira turisanga mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, umutwe wa mbere, umurongo wa 12 kugeza ku 14. Bava ku musozi witwa w'Umizeti bagarukiye Yerusalemu. Uwo musozi ukaba bugufi ya Yerusalemu nk'urugendo bemerewe gukora ku isabato. Bahageze bazamuka mu cyumba cyo hejuru aho babaga. Abo ni Petero, Yohani, Yakobo, Andereya, Filipo na Tomasi, Baritolomayo na Matayo, Yakomwe na Rufeyi, Simoni umunyeshyaka na Yuda mwene Yakobo. Bose barangagwa n'umutima umwe, bagashishikara gusenga, bari kumwe n'abagore bamwe barimo Mariya nyina wa Yezu n'abandi bavandimwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 87 mu dukubo 86, umurongo wa mbere kugeza ku 6. Siyoni, singiza Imana yawe. Siyoni yubatse hejuru y'imisozi mitagatifu, Uhoraho akunda amarembo yayo kurusha ingoro zose za Yakobo. Abakuvuga bose baragusingiza, wowe umurwa w'Uhoraho. Mbarira Misiri na Zabuloni mu bihugu binzi, kimwe n'Ubufilisiti, Tiri na Etiyopiya, hamwe n'abahavukiye bose. Naho Siyoni bose bazayite mubyeyi, kuko buri muntu wese yayivukamo, kandi umusumba byose niwe uyikomeje. Uhoraho yandika mu gitabo cy'imiryango ati, uyu nuriya nabo bayivukiyemo. Maze ababyinnyi n'abaririmbyi bazatangarize hamwe ikuzo ryawe murwa w'Uhoraho. Siyoni, singiza Imana yawe. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Yohani, umutwe wa 19, umurongo wa 25 kugeza ku 34. Iruhande rw'umusaraba wa Yezu hari hahagaze nyina na nyina wabo Mariya muka Kilopa na Mariya Madalena. Yezu abonye nyina ahagararanye na wa mwigishwa yakundaga, abwira nyina ati, mubyeyi, dore umwana wawe. Abwira na wa mwigishwa ati, dore nyoko. Uhera icyo gihe uwo mwigishwa amujyana iwe. Nyuma y'ibyo Yezu wari uzi ko byose birangiye, kugira ngo ibyanditswe byuzuzwe, aravuga ati, mfite inyota. Aho hakaba hari hateretse urweso rwuzuye divayi irura. Bahambira ku rubingo icyangwe kiniswe muri iyo divayi irura, bakerekeza umunwa we. Yezu amaze kunywa kuri iyo divayi irura, aravuga ati, birujujwe. Nuko umutwe uregukira imbere araca. Ubwo hari ku munsi w'umwiteguro wa Pasika, kugira ngo rero imirambo itaguma kumisara kuri sabato, kandi iyo sabato ari umunsi mukuru cyane, Abayahudi binga Pilato ngo bavune amaguru yabo, maze imirambo bayimanure. Nuko abasirikare baraza, bavuna amaguru y'uwa mbere n'ay'undi wari ubambanywe nawe. Ariko bageze kuri Yezu basanga yapfuye, we ntibirirwa bamuvuna amaguru. Ahubwo umwe mu basirikare amuti kuri icumu rubavu, maze ako kanya havamo amaraso n'amazi. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungurire abandi buri munsi, ineza y'Imana buri munsi, ijambo ry'Imana buri munsi. Kuri uyu wa mbere wa Pentekosti dufite amahirwe yo kuba turi kumwe n'umubyeyi Bikira Mariya. Turasabwa rero kumwiyambaza kugira ngo natwe tuvuganire. Ubwo ejo twahimbaje Pentekoste, tuzirikana Roho Mutagatifu amanukira ku ntumwa. Dusaba inema yo gukomera mu by'Imana. Iyo ukomeye mu by'Imana umererwa neza, kandi nibwo haba ritotezwa, ibibazo, amagorwa, ariko ugakomera mu by'Imana, ibintu bigenda neza. Muri aka kanya Kiliziya byacu duteguriye amasomo aduhuza n'ab'ijuru, tubinyuje ku mubyeyi Bikira Mariya. Uwo mubyeyi ugumana na Kiliziya, uwo mubyeyi ugumana n'abana be, umubyeyi utigera uterana abana be. Nuko natwe tuje kumuyambaza. Niko mubyeyi Imana yanyuze kuri Bikira Mariya isanga abantu. Ese ngewe umuntu nabuzwa n'iki kunyura kuri Bikira Mariya nsanga Imana? Uze gukomeza ubyibazeho, nanjye ndacyari kubyibazaho. Icy'ingenzi nuko uyu mubyeyi Bikira Mariya tumwiyambaza kugira ngo natwe tuvuganire. Ingingo remezo idufasha kuzirikana kuri aya masomo kuri umunsi mukuru wa Bikira Mariya, umubyeyi wa Kiliziya, iragira iti gusengana na Bikira Mariya.
gusenga na Bikira Mariya. Ese wowe usenga na Bikira Mariya? Akenshi hakunze kuvuka impaka mu madini, reka mvuge n'amashyaka yewe, bati abagatulika bajya basenga Bikira Mariya. Koko mugasenga ikiremwa? Nuko rero impaka zikavuka, ati wasanga bamwe baramugize nk'umupersona wa kane, ati Bikira Mariya mumusenga. Ariko inyigisho y'uyu munsi niwo yagenewe nawe ujya wiyambaza Bikira Mariya ufite ubwoba, nawe ujya wiyambaza Bikira Mariya utabishaka, wowe ujya wiyambaza Bikira Mariya umwikuraho, ndetse nawe utajya wiyambaza Bikira Mariya aho ukagenda umutuka aho kumutaka. Inyigisho iraze kubwira uti ntabwo dusenga Bikira Mariya, ahubwo turamwiyambaza. Twifatanya na Bikira Mariya uri gusingiza Imana, kuko Bikira Mariya asingiza Imana, ni ikiremwa cy'Imana nyine. Twifatanya na Bikira Mariya kugira ngo natwe adusengere. Ngiye intego remezo ikomeza kugenda ituranga, gusenga na Bikira Mariya tuzirikana ko ari kudusengera, ari no kudusabira. Burya wa mubyeyi we, umuntu wese wabaye intwari, igihe cyose abandi bahora bamwiyambaza, abandi bahora bamureberaho. Umuntu w'umuhanga ntarebera ko byananiye, ntarebera ku kigwari, twese turebera ku ntwari. Nta yindi rero ni Bikira Mariya tugomba kwiyambaza, kuko niwe wanyuze ahantu hakomeye tuzi, aravunika, arababara, none yaratsinze. Buki rero tutamwiyambaza twebwe? Imana yanyuze kuri Bikira Mariya isanga abantu. Buki ngewe ntasanga Imana anyura kuri Bikira Mariya. Nguko gusengana na Bikira Mariya. Bikira Mariya asenga mu kibu cyacu, Bikira Mariya asengana natwe. N'ikimenyemenye turamwiyambaza, ari kumwe n'intumwa, ari kuzikomeza, intumwa zazagize ubwoba kugira ngo azivuganire buri munsi. Urinde wo gutiyambaza Bikira Mariya? Nziyambaza nde? Nziyambaza Bikira Mariya. Iyo yambaje Bikira Mariya akugeza kuri Yezu. Erega tujye tunabizirikana ko Bikira Mariya nyine ari inzira ngufi, urwego tuzamukiraho tujya kwa Yezu. Rero iyo nzira niba utayizi birakureba, gusa ntukajye ujora abayimenye, ntukagire ishyara abayimenye. Bikira Mariya tumwiyambaza nk'umubyeyi wacu utuvuganira buri munsi, udusabira buri munsi. Nguko gusengana na Bikira Mariya. Reka tubanze mbere ya byose kuvuga ku nkomoko y'uyu munsi, kugira ngo nawe urusheho gukomera kuri Bikira Mariya, kandi koko umwiyambaze iminsi yose. Uyu munsi ufite inkomoko mu nyigisho za Kiliziya, muri Bibiliya, mu ruhererekane n'ahandi. Buri wese na experience buri wese afite kuri Bikira Mariya. Uyu munsi Bikira Mariya umubyeyi wa Kiliziya, batubwira ko izina ryakoreshejwe mbere na mbere na Ambrose, umwepiskopi wa Milani, hanyuma umuhire Papa Paulo wa gatandatu mu nama nkuru ya Vatikani ya kabiri ku itariki 21 z'ukwezi kwa 11 1964, asaba ko iri zina Bikira Mariya umubyeyi wa Kiliziya ryagaragara mu nyandiko ya Kiliziya bita Lumen Gentium, urumuri rw'amahanga, Marie Mère de l'Église, Bikira Mariya umubyeyi wa Kiliziya. Ku itariki 3 z'ukwezi kwa 3 2018 nibwo Papa Francisco uherutse kwitahira Imana imuha imigisha n'amahoro, niwe wategetse ko uyu munsi mukuru wa Bikira Mariya umubyeyi wa Kiliziya ujya ku rutonde rw'indi minsi mikuru dusanzwe duhimbaza ya Bikira Mariya muri liturujia, bityo tukajya tuhimbaza ku wa mbere wa Pentecost. Bigaragara uwo mubyeyi ugumana n'abana be, umubyeyi wa Kiliziya, la naissance officielle de l'Église, Kiliziya ivuka ku mugaragaro kuri Pentecost. Umubyeyi nawe yari ahari nk'umubyeyi nyine ubyara, umubyeyi watubyariye umukiza, umubyeyi wa Kiliziya uhari mu ivuka rya Kiliziya. Roho Mutagatifu amanukira ku ntumwa kuri uwo munsi nyine, Bikira Mariya nawe yari ahari. Ngiye inkomoko y'uwo munsi. Tukaba rero muri aka kanya tujya kuzirikana ku mazina atatu ya Bikira Mariya: Bikira Mariya umubyeyi wa Kiliziya, Bikira Mariya umubyeyi wa Kristo, Bikira umubyeyi w'abakristo. Bitume nawe uze kwicengezamo ubwo buvinyu bw'umubyeyi Bikira Mariya udusabira buri munsi. Bityo nawe dufatikanye gusenga na Bikira Mariya utuvuganira. Izina rya mbere Bikira Mariya umubyeyi wa Kiliziya, tuzirikana ko Bikira Mariya tubyariye umukiza kuri Noheli, Yezu Kristo. Tuzirikana Bikira Mariya umubyeyi wacu ku musaraba nk'uko twabizirikanye mu Ivanjiri. Mwana dore nyoko abwira Yohani, nuko akabwira Bikira Mariya ati mubyeyi dore umwana wawe, umubyeyi utubyaye. Tukongera tukazirikana umubyeyi Bikira Mariya nyine kuri Pentecost mu kuvuka kwa Kiliziya. Uwo mubyeyi usengana n'intumwa, akaba ari kumwe n'intumwa muri Senakoro, aho intumwa zabaga kubera gutinya Abayahudi. Batinyaga Abayahudi bagatuma bifungirana, ariko umubyeyi Bikira Mariya akagumana nabo kugira ngo bamare ubwoba. Kiliziya izahura n'ibitotezo ibibazo, umubyeyi Bikira Mariya nawe akaba ari kumwe nabo, ari gusengana nabo. Izina rya kabiri ni izina rya Bikira Mariya nyine
umubyeyi wa Kristo. Inama nkuru yabereye Efeze muri 431 niyo yemeje izina rya Bikira Mariya Theotokos, Mère de Dieu, nyina w'Imana. Nyina w'Imana rero nyina wa Kristo. Iri jambo n'ubundi rikomeza kugenda rigaruka ritwerekeza kuri Bikira Mariya usengana natwe, wawundi tugomba kwiyambaza, Mariya nyina w'Imana. Izina rya gatatu ni Bikira Mariya umubyeyi wa Kristo. Turamuzirikana cyane cyane muri Novanjili ya none Yohani umutwe wa 19:25, cyane cyane aho batubwira ko Bikira Mariya ari munsi y'umusaraba ari kumwe na Yohani, nuko Yesu akamuturaga akabwira Yohana ati dore nyoko, akabwira Bikira Mariya ati mubyeyi dore umwana wawe. Guhera ubwo Yohana mujyani we umubyeyi wacu, umubyeyi tuvuganira, kuko Yohana yaraduhagariye twese. Bityo Bikira Mariya akomeza kugenda dusabira gusengana na Bikira Mariya, bituma tugumana nawe, bityo akadushyikiriza ijuru, akadushyikiriza Yesu Kristo. Nguwo umubyeyi wa Kiliziya, nguwo umubyeyi wa Kristo, umubyeyi w'abakristo, wa mubyeyi utuvuganira, wa mubyeyi uzaho rukomeye, twagize ubwoba, dufite agahinda, turi mu bibazo, nuko umubyeyi agahora atuvuganira. Ese ugezeho yambaza Bikira Mariya, wasanga nawe uri muri babandi batoteza Kiliziya ati musenge amashusho, musenga Bikira Mariya, kandi koko utaramenya amakuru kuri Bikira Mariya. Akenshi twicwa no kutabimenya amakuru kuri Bikira Mariya, amakuru ya mbere kuri Bikira Mariya, amakuru yazi kuri Bikira Mariya. Biragusaba kumwiga kugira ngo ubashe kumumenya Mariology, wige umubyeyi Bikira Mariya, uburyo atuvuganira, avuganira abana be, wowe nanjye turimo. Ese uremera ko uri umwana wa Bikira Mariya? Niba utabyemera, ubyubahira abandi bo babyemera. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umugabo bita Yohani, we yari umureji ukomeye cyane, nanjye kuvuga n'umukarismatike, yari umuntu w'inkoramutima w'indani cyane muri Kiliziya Gatolika. Nuko umunsi umwe cyara kabaye, bishoke ko hari ahantu yagiye, biza kurangira afashe icyemezo cyo agiye guhindura idini, bityo ntazongeye kuba umunyagatolika, abo mu Protestant. Nuko igihe kimwe kiza kugera, baza no kumwemerera ko bagiye kuzamuha ubupasiteri, akaba umupasiteri muri iryo dini y'abaprotestant. Igihe rero cyaje kugera, umunsi uragera koko bagiye kumusengera kugira ngo abe pasiteri, akora umunsi mukuru, atumiza inshuti n'abavandimwe, abaja n'abajakazi, abagaragu benshi cyane, kugira ngo akore umunsi mukuru. Nuko ngo umunsi ugeze, yumva atanyuzwe, bitewe nuko ari wari umukuru w'abarejiyo, ari wabikiraga ibikoresho abarejiyo, amashusho, ishusho ya Bikira Mariya, ishapure. Nuko afata icyemezo ati kugira ngo noneho mve mu Gatolika mvuyemo, afata bya bikoresho byose, ari bya bindi bamubitsaga, ari amashusho ya Bikira Mariya, ishapure, byose arabirundanya bishyira mu gitebo, afata ikibiriti, nuko arabitwika byose. Amaze kubitwika byose, ati noneho ngiye najya mu pono, noneho nkomereyo, kuko nta cyongera kungarura inyuma. Ibyo abagatolika bivuyemo, noneho bivuyemo n'ikimenyemenye, dore n'ikimenyetso, ndabitwitse ibyabo byose, ndabitwitse, sinzongera kugaruka mu Gatolika na rimwe. Bagumane ibyabo, nanjye nigendere. Nuko umunsi wo guhabwa ubupasiteri uragera, kujya kumusengera uragera. Amaze gutwika biriya byose, aragenda, ageze ku rusengero nk'uko byari biteganyijwe, pasiteri mukuru ngo akaba yatumije uwari uhagarariye abarejiyo muri ako gace, ati uko biri kose Yohani yarasanzwe ari umurejiyo, turaza kumusaba kugira ngo ibyo yari afite byose abiguhereze mu rwego rwo kubaha ibya Kiliziya Gatolika. Turaza kumusaba abahereza ibyo yari afite byose, ibyo yabikiraga abarejiyo, amashusho ndetse n'ishapure, byose abihereza umukuru usigaye, maze Yohani koko aze mu Protestant tumusengere, ubundi abe pasiteri. Nuko ngo Yohani ahageze, na wa mukuru w'abarejiyo wundi wamusimbuye ari aho ngaho, kugira ngo yakire bya bikoresho, pasiteri aramubwira ati umva rero Yohani, niba uvuye mu Bagatolika, genda nk'ikimenyetso utuzanire bya bikoresho byose wakoreshaga, tubihereze ba nyirabyo, ubundi wowe uzabikomereze ahangaha mu Protestant. Nuko Yohani areba hirya areba hino, atekereje uburyo bya bikoresho yabirayeho abitwika byose, yibaza uko aza kubigenza.
nuko pasiteri ngo aramubwira ati ntabwo nyine tubuguha, ntabwo tugusengera utaragira gute, utarabigeza ahangaha nk'ikimenyetso nyine cy'uko uvuyeyo burundu, hanyuma tubihereza ba nyirabyo. Ngo ako kanya Yohani nyine ngo subira inyuma, ngo ugiye kubishaka, kugeza na n'ubu ntaragaruka, aracyabishaka, azi nawe aho yabitaye, kugeza na n'ubu ari kwibaza niba asubira mu Gatolika, niba ajya mu baporo koko yari yarabiteguye. Na n'ubu byamuyobewe, uwo Yohani yagiye guca umuti wamperezayo, na n'ubu ntaragaruka kugira ngo mumusengere undi afate ubupasiteri bwe. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Kera mu isominari batonyuzura baratubwiye ngo tujye ku murongo, nuko baratubwira bati uwicishe ni Imana yanjye, uwicishe ni Imana yanjye. Akaba rero ntero tugenda dusubira mu uwicishe ni Imana yanjye, uwicishe ni Imana yanjye. Nawe rero muyoboke w'Imana, iyi sheni ni wibeshye ukayica, uwicishe ni Imana yanjye. Ibindi bizakurikiraho ntuzabimbaze, gusa biragoye kuzakomeza urugendo. Kubera iki? Kubera ino sheni wishe. Iyi sheni ituzirika kuri Bikira Mariya. Nibyo koko benshi bavuga ko ari ikiziriko. Ni ikiziriko nyine kituzirika nabi ijuru, kituzirika kuri Bikira Mariya, wa mubyeyi udusengera. Urinde rero wo kugishwanyura, urinde rero wo kugica, urinde rero wo gukinyuzamo umuriro, urinde rero wo gufata umuriro ukanyuza mu ishapure. Ishobora cyangwa kunyuza mu umuriro. Yohani, mbega we koko Yohani, izina rya Yohani munsi y'umusaraba wakira Yezu, wakira Bikira Mariya, none warangiza koko ugafata ishapure ye ukayishyira ku rusyo, ukayisya neza, warangiza ukayishyiraho ikibiriti n'inyambo ukayitwika. Yohani, mbega wowe bizarangira yanze rero uri kuganamo utayigezemo. Kubera iki? Wasuzugwa umubyeyi Bikira Mariya. Dusaba inema yo kubaha ibintu by'abandi, yo kubaha idini y'abandi, yo kubaha abandi, kubaha abayisilamu. Niba ari umuyisilamu ukamwubaha, niba ari umudivu ukamwubaha, niba ari umuprotestant ukamwubaha, niba ari umugatolika ukamwubaha. Buri wese ujye umwubaha bitewe nuko ari kimwe muntu mbere ya byose. Nukubaha umuntu nanone kubera idini, ahubwo uzubaha umuntu kubera ko ari ikiremwa muntu. Bityo nawe guhisoma uno munsi kutajya usebya iby'abandi, kutajya usebya ibya Kiliziya Gatolika, kutajya usebya iby'idini y'abandi, kutajya usebya abandi, kutajya winjira mu buzima bw'abandi ngo basebye. Yohani, buri wese Nyagasani afite inzira amutegurira, ariko biragoye ko uzabanza gusebya mugenzi wawe kugira ngo ugire agaciro. Koko kuri iyo foto nyine ubanje gusebya Bikira Mariya kugira ngo ugire agaciro koko? Urumva se ibyo bintu bizashoboka? Kugeza na n'ubu Yohani agiye guca umuti wamperezayo. Ese iziya shapura zongera gusubiranye? Ese ari amashusho zongera yasubiranye kugira ngo bamuhe ubupasiteri? Ukomeze kubyibazo, nanjye ndacyari kubyibazaho. Ababyeyi bamwe, hari abantu batari babiza, abakristo bamwe, uzi ko ushobora gusiga ishapure mu rugo rwawe cyangwa ishusho ya Bikira Mariya ukaza gusanga iri kurira, ukaza gusanga hari ibimenyetso bindi byabonetse kuri iyo shusho cyangwa kuri iyo shapure. Abantu benshi amakuru ntibari bayazi, ariko buriya Bikira Mariya ashobora no kuvugisha ibimenyetso bitagatifu. Ntabwo dusenga Bikira Mariya, ntabwo dusenga amashusho, ahubwo turamwiyambaza. Bityo tugakoresha ino shapure, tugakoresha ayo n'ayo mashusho kugira ngo turebe hakurya yayo, kuko Bikira Mariya ntabwo ariyo dusenga, ahubwo tureba iyo shusho tukibuka Bikira Mariya, tureba iyo shusho tukibuka Yezu, tureba iyo shusho tukibuka ikitubwira ikiri hakurya, igisobanuro cyayo. Rero ndagusaba kugira ngo niba koko utajya guha umubyeyi Bikira Mariya, uyu munsi wegere nawe wongere ubuke kuri Bikira Mariya. Bikira Mariya aradusabira, aratuvuganira. Iyo umwiyambaje akugeza kuri Yezu, ni inzira bugufi itugeza kuri Yezu. Uvugisha pure kangahe? Aho nawe wasanga uri mu migambi y'abantu bari gushaka gusya ishapure, bari gushaka kujugunya ishapure, bari gushaka kuyitwika. Umenye ko nta kintu uzabona, ntacyo uzoronka mu gihe ino shapure wayinye agaciro. Kubaha umubyeyi Bikira Mariya. Natwe turabe ba Yohani bari munsi y'umusaraba bategereje kujyana na Bikira Mariya. Turabe intumwa za Yezu zitegereje kugumana na Bikira Mariya, zitegereje Roho Mutagatifu ziri kumwe n'umubyeyi Bikira Mariya. Umubyeyi Bikira Mariya, ukomeze udusabire turushaho kwiyambaza mu buzima bwa buri munsi mu ishapure yawe, turushaho kwiyambaza mu buzima bwacu, natwe tuvuganire twebwe abana bawe. Udusabire mawe Mariya, Mesi Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Ari Masumbuko na Disilasi wa Diyosezi ya Cyangugu.